Browneza. Ya ntabwo unzi. Bambwiye ndahano basakuza. Ndavuga ntabwo unzi. Yego. Nkoresha amazina ya Godfather. Yego. Sinzi barigeze kuryumvaho. No barageze kuryumva. Nabaye akasamutwe n'abayisereri mu bantu. So doctor ndahano basakuza. Ntabwo ndi butindi. Yego. Hari umwana. Yego. N'umwana banzaniye ariko warubabaye pe. Yagize ikibazo cy'ingingo, afite akaboko kagifite ikibazo, akaguru karacitse. Yego. Twari tumaze kumugurira ingingo ariko iransimbura ngingo ariko yari afite yaramwangirije. Nifuzaga niba byashoboka mudufashiriza. Yego. Mbere yuko ajya gura insimbura ngingo ukamanza ukamukorera consultation tukareba niba nta kibazo yahuye nacyo. Yego. Ibyo byose ibyo twabikorana. Yego. Wenda icyo wankorera koko hari social activity nani mu bukwa hano. Yego. Mu kanya ninza kuva ahantu basakuza. Yego. Ndaguhamagaraho. Yego. Tuvugane neza. Ari namba iriro ko ufite nangwa niye ku WhatsApp gusa. Niyo kuri WhatsApp gusa. Ntabwo nyiba mu Rwanda. WhatsApp gusa. Ndaza kukuvugisha kuri WhatsApp. Murakoze doctor. Ndaguhamagara wihangane ndakugarukaho. Thank you so much. Sawa urakoze cyane. Okay, ongera uhaguruke gato ya mwana wanjye. Urahaguruka. Uyu munsi rega nta kitavuna rega ni kwisi imeze bura nanjye nuko bimeze. Urabona ukuntu umeze uko nanjye nikorera amakarita kagongo kagaturika ku buryo n'umukobwa ambwira ngo nijye kuma massage kana n'ubwo kagongo kari kurya. Jesus. Yeah. So guys, nkuko muri kubireba rero. Oh my God. Ishusho iyicarire abatabibonye bagende biryeho. Kaba kanarushye. So guys, yagize ikibazo cy'ingingo mbisubiyemo bwa nyuma. I mean yanuko kavutse nyine murabona ukuntu situation yahuye nayo. Nkuko muri kubireba. Nta kuntu ameze. So insimbura ngingo yari afite yamaze kuyisiga, yarakuza arayisiga. Amaze kuyisiga arayambara, iya yambaye noneho iramwangiriza ku buryo asigaye aribwa n'impyiko. Impyiko ziramurya. So tumaze kumubonera insimbura ngingo yamaze kuboneka. Ariko insimbura ngingo none se zambika ingingo zidafite icyo zambaye, zambika ingingo gadafite. Mureke twubake n'ingingo ze tumwite, urumva ko bagomba kumugura consultation ku bitaro nkuko bamaze kubitubwira nk'inama. Mureke blessing. Let's bless this human being. Reka dufashe uyu muziranenge. Urumva? Uyu ni umubyeyi w'u Rwanda rw'ejo. Uyazabyarira igihugu, azabyara perezida, azabyara urumva? Let's do this together. Mureke noneho nyuma yo kumushakira rura rugingo, let's do this. Reka mbabwize ukuri ibi tubikora kubera ubudasa. Igihugu azabyara perezida. Iki nicyo bita ubudasa bro. We help each other. Urukunyumva? Iki ngiki nicyo bita ubudasa. So niba mu mufuka hari ikintu ufitemo, ndagusabye ngiye nimero hasi, uyu mwana mugende mumukandeho. Ese isimbi agiye kuzana uyu mwana ari hehe? Ese uyu nguyu ni wa wundi hari uyu nguyu na wa wundi ntabwo ngende kwasha no kwatandukanya. Uyu nguyu na wa wundi uyu nguyu atandukanye na wa wundi. Ngundi niwe ngo niba ari shine. Sawa rero. Isimbi yagiye. Isi. Asidi. Kazi mutapinga screen abura imigana gato. Umaze ko n'amafaranga y'umwana wanjye. Namba ngiri muri comment. Balance nangaye sheri. Nzi ko kari kurira. Ako network yagiye. Ibyishimo ahari. Ibyishimo bya miliyoni kanano hana koko. Namurangwa iPhone 17 azaba turikira ku matwi. Kabebe.
That's it. umva amazina ye ni ugira inshuti Janvier niyo mazina ye Sure. unujya kohereza Maze kubona ngahe baye 245 rero reka nkubwire sibyo gira 245 havuyeyo 200 ya wa mama sibyo nta kibazo ngaho shimira aba bantu baraha rehema bufunga na gato shimira aba bantu baranga nibyo bazi gukorera sibyo hanyuma tugufezere ibindi ugende barakwandikira hari uyu munyamakuru ugiye kwandikira abantu baraza kuguhamagara ariko ntiwitaba uwo ari we wese urahamagarwa n'ikintu bita ibisambo bigiye kukwiba wirinde ikintu kuko nimero yawe igiye gufatwa n'abantu bose urumva hano harimo abarwayi bo mu mutwe urukumva harimo abarwayi bo mu mutwe urumva harimo abasambo harimo abarozi harimo abicanyi harimo n'abagira neza bagufashije urumva ntabwo wemerewe guhura n'umuntu uwo ari we wese hari abagusambanya bakagufata ku ngufu wirinde hari abakugirira nabi mu bundi buryo so ugomba kwirinda nibiba na ngombwa uzahindure nimero yego nibiba na ngombwa iyi nimero irimo yamaze gufatwa n'abantu 1000 harimo abagizi ba nabi harimo abeza nibiba na ngombwa uzahindure nimero wirinde abakugirira nabi sibyo yego Imana iguhe umugisha icyo nkoze no gufungura pano ariko iba yazanywe n'abantu batandukanye kandi batagenzwa n'ineza bose urumva yego akabubu ugende wiyiteho urumva yego wiyiteho uwiteka abane nawe kandi akurinde ndawushimira Imana ibaho umugisha njye nyine ntacyo nabahanga kireke nako mbashima ariko basi wenda ndabasabira ku Mana none se nyuma yo kubasabira ku Mana hari ikindi mutegereje ariko koko nta kindi narimo nirebera iby'inahangaha narimo nirebera iby'inahangaha iyi account abantu bayifollowinze ese ni zingahe I'm confused iyi ngiyi nkiza muri big screen abari abantu bafollowinga yes ni following se eri ashyize muri big screen abantu bayifollowinga ufite ebyiri se yangira ebyiri iyi ngiyi iriya nashyize muri big screen niyo main account genda urebe abantu ifite abantu muyifollowinge kabisa muyifollowinge niyo ngiye kujya postingamo ariko nzatangira kuyihostinga bimaze kugera ku 500 kandi buracyafi 70 mbere yuko ngenda reka ngushimire mwe yuko ngenda reka ngushimire sometimes ubundi social media zagombye kuba zikora ibintu nk'ibi aho ibindi byose no sense so kumushimira gufasha uyu mwana n'abamufashije bose. This is TikTok camera and this is my normal phone.